n'iby'igiciro kuba muri kunyumva nonaha. Nitwa Samuel Mugisha, urimo kunyumva mu kiganiro Menyaibyiza ukurikirana kuri channel ya YouTube yitwa Montagne Rwanda. Ugitekereza kuri ibyo, ndabizi ntabwo wakwiyumvisha neza ukuntu byaba bimeze uramutse wiriwe utigeze ukaraba no mu maso na rimwe mu gitondo nk'uko bisanzwe. Gukaraba mu maso ngiki gikorwa akenshi kibanzirizwa no koza amenyo buri munsi. Nyamara nubwo bimeze gutyo, hari abantu uyu munsi ahantu hatandukanye kuri iyi si bazi neza ibanga benshi bataramenya cyangwa se mutaramenya, nyamara mugiye kugiraho igitekerezo kuri uyu munsi kuko mwahisemo kumva ikiganiro Menyaibyiza. Iryo banga ni koga nijoro, koga nijoro, kwiyuhagira bisanzwe. Uyu munsi inzobere mu bijyanye n'uruhu ndetse n'indwara zibasira uruhu bavuga ko ubundi nibura mu munsi twakabaye kuba tumara iminota kuri 5 kugeza ku 10 mu bwogero cyangwa se muri douche, nshaka mvuge mu gifaransa aho ngaho. Iyi akabaye ari iminota nibura igomba kuva mu minota 1440 ubundi igize umunsi, kuko umunsi ugizwe n'amasaha 28. Koga mu ijoro bivuga ko bizanira ibyiza byinshi umubiri w'ubikora, birimo ubwiza ndetse n'izindi ngaruka nziza ku buzima. Koga nijoro uburyo ngo byaba bituma usinzira neza. Kwiyuhagira nijoro bituma umuntu aruhuka ndetse n'ubwonko n'umubiri we bikaba byaruhuka neza, ndetse bikozwe mu gihe cyiza bikaba byagufasha gusinzira neza. Bavuga ko nibura kwiyuhagira mu minota 90 ubwo ni isaha imwe n'igice mbere yo kuryama ukoresheje amazi y'akazuyazi, ubundi bituma usinziraho iminota 10 byihuse kurusha uko wari usanzwe usinzira cyangwa se igihe wari usanzwe usinziriraho. Amazi y'akazuyazi atera ubushyuhe bw'umubiri kugabanuka, ari nako wohereza ibimenyetso bibwira ubwonko ko ari cyo gihe cyo kuryama cyangwa se kuruhuka. Kwiyuhagira nijoro ni byiza kandi ku ruhu. Ubusanzwe imisatsi yacu iba ari nk'ikusanyirizo ry'udukoko tutagira ingano mu munsi wacu w'amanywa. Kujya mu buriri n'utu dukoko ukikubita mu musego wawe n'amashuka ukiryamira, bihereza amahirwe utu dukoko kuza kwisanga ku ruhu rwawe igihe uba usinziye cyangwa se urabusinziriye. Nyamaze uruhu rwivugurura nijoro iyo dusinziriye, niho utunyangingo dushyashya tw'uruhu twirema, niko rubigenza. Kujyana uruhu rusa neza rero mu buriri ubwo ni ukwiyuhagira nijoro. Ni ikintu gitanga amahirwe ko uruhu ruza kuza kwivugurura usinziriye, bikaruha amahirwe yo kuba nta bindi birwanduza ruhita ruhura nabyo. Wakunze iki kiganiro uyu munsi, tukubwira kuruka munsi y'iyi video ugakanda ahatugura handitse ijambo subscribe, tujya tubana mu biganiro byacu byose. Kwiyuhagira nijoro ngo ni nk'umuti ku bantu bagira ibyitwa allergie. Wabyita nk'uburyo bwihariye umubiri witwara iyo ugeze ku kintu runaka kitawugwa neza mu buryo bw'ubwirinzi. Wigeze ubona nk'abantu bamwe bagira mu ivumbi bakarwara ibicurane ako kanya? Nibyo ngibyo ni allergie. Ku bantu bafite iki kibazo rero, ibintu nk'ivumbi ubundi babyiriwe byirundanye mu myenda yacu cyangwa se yabo, akenshi na kenshi iyo bitagenzuwe neza usanga byisanze no mu buriri cyangwa se mu buriri bwabo. Kwiyuhagira nijoro rero utaragira mu buriri bwawe byaba ari igisubizo kuri iyi ngingo. Kwiyuhagira nijoro kandi ubundi ni byiza ku musatsi nanone. Kwiyuhagira nijoro bihereza umwanya n'amahirwe umusatsi wawe yo kuba wakwiyumisha neza utihutishijwe, bitandukanye na buri gitondo uwumutsa vuba uhanaguza isume n'ibindi nkayo. Nguko uko kwiyuhagira nijoro bituma umusatsi ugira ubuzima bwiza. Uretse ko binavuga ko binarwanya kubira ibyuya bitari ngombwa cyangwa se igihe bitari ngombwa. Kwiyuhagira nijoro cyane cyane iyo bikozwe ukoresheje amazi akonje bifasha mu kukurinda kubira ibyuya nijoro ryamye. Twese tuzi abantu bikubita mu buriri ukagira ngo bari kubakamuramo amazi, birakurinda ibi ngibi. Kwiyuhagira nijoro byagufasha kuri iki kintu. Kwiyuhagira nijoro kandi bizwiho kurinda ibizwi nk'imbwa mu maguru igihe uryamye. Niba imitsi yawe ijya ikurya ndetse ukumva itameze neza nyuma y'uko wiriwe ugendagenda hose mu kazi n'ahandi, burya byaba ari igitekerezo cyiza cyane kujya wiyuhagiza amazi ashyushye nijoro cyangwa se y'akazuyazi, kuko byaguha itandukaniro. Amazi ashyushye cyangwa se y'akazuyazi yikubita ku mubiri wawe agafasha mu koroshya imitsi yawe ndetse akagufasha gusinzira neza mu ijoro.
niyo mpamvu bavuga ko azwiho kurinda ibizwi nk'imbwa mu maguru nijoro. Imbwa mu maguru imwe mu mimerere y'umubiri yibasira abagera kuri 60% by'abantu. None ikibazo ni ese woga cyangwa se uzajya woga ryari guhera uyu munsi? Ndabashimiye cyane, nitwa Samuel Mugisha. Iki ni ikiganiro Menyaibyiza ukurikirana kuri chaîne ya YouTube turi mu Montagne Rwanda. Reba munsi video ureba hatukuranditse ijambo subscribe kandi tuzajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo bukoreye cyane. Tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.